Hey, Jesus Christ of Nazareth. Anyanganira gato. Tugiye kibazo. Nari mfite ikibazo. Amafaranga. Amafaranga iki? Amafaranga iki? Ubushize banyibye telefoni turi kumwe, sibyo? Wirukangana abantu urambwira ngo ngura babuze. Cyae. Wirukanga nk'umuntu uri mu mazi. Isi waba umari iki? Ubundi akazura gashoboye. N'abandi Ako boss. Resuck you. Uko wabibonye ntabwo nagerageje ko nshoboye nabiruka. Ntawe mu byukuri umaze iki? Umaze iki? Umaze iki? Cyane ugende no kubanza natekereza soka wewe. Out! Toka! Imbecile we. Come on guys, our ballers. Sheri ushaka wanangarukiza ngaha? Nase sheri mubwire. Tekereza imyaka yose tumaranye. Habe no kuma amafaranga nka bitanu byo kujyana muri salo kandi no kwimana ejo mfite ubukwe nzajyamo kandi nzambarira umuntu. Sheri nukwihangana. Ariko mu bintu byatumye unangiza ngaha iri jambo ryari ngombwa ko nukuvuga ngo muri no minsi nina depoje ahantu akazi ariko mukanya nabonye SMS. Nukuvuga ngo ubu tuvugana n'uranga ngiye guca mu rugo iminota mike cyane mitangomeza kuri ako kazi. Wowe nugira ikibazo amafaranga agiye kuboneka neza neza ubite mite mwase. Really? Cyane. But I can't imagine ko wari bibintu no kwipima kandi kwa gatandatu nangiye kuzakana. Ntabwo nabigukora nugira ikibazo. Habe. Nda boss yatinze. Neza kudakuta bikora buri kibuno. Neza ubundi we ntabwo wabikora. Ntabwo wabikora ubundi yo kare nasanze anga. Aho uzi ko njye mfite roza akunda. Komanga wowe tufata akazi. Bite? Byiza. Makuru? Meza. Nimwe bohereje? Yes. Ndashaka kubaha akazi? Yes. Muri tayari? Yes, turi tayari cyane. Nizere ko mutazambera nk'abo maze igihe nkoresha. Ntabwo twabikora. Okay. Wenda bizeye. We bakwita nde? Benja cyangwa mu gihumbi. We ko numva ukanganye. Wowe? Yes, nje ni logique. Logique? Yes. Wowe ko mbona uri mutoya ushoboye iki mu bijyanye n'akazi ko? Boss ukora ndi mutoya ku maso. Aho ngiye mu kazi ni mugari cyane. Ikindi
mfite garafure tugendana. wowe yes ngiye nkuko ubibona nyine nkuko ubyumvise kazi ndagashoboye nagakora ahantu hatandukanye ariko ikintu uzi neza nuko logique bodyguard wambere gusa ko no kuvuga ngo je no kubyuburuzi uravugishwa uburozi bagiye kubugwa n'ibyo uzabanza kuburya ikintu cyose kibanza cyose uzajya mwese muza muvuga gutya ariko ndumva we umeze nk'umwiyahuzi bose logique bodyguard bose wumvishe ugiye gukora neza nimwe mbashaka muri tayari Tayari boss. sawa ibyo kubishyura byo twarabivuganye na company yanyu nizere ko mubizi nta kibazo okay boss ariko ugiye utambwiye tuzajya tugenda nawe ugiye cyangwa uzasigara mu rugo okay noneho wowe uzajya ujyana nanjye hano se okay wowe uzajya usigara hano Yes sir. birumvikana yes mugomba kugira amabwiriza mugenderaho hano iwanjye yes byumvikanye Hello, babe. Oui. Umeze ute? Umeze neza? None se uyu munsi ndashaka ko hari ahantu dusohokana ndaza kukubona. Oya we wigira ikibazo. We ntugire ikibazo wowe uze tugende ndakwereka. Oya si ngombwa cyane wowe wihangana wagire izo gahunda twanareba ubundi buryo cyangwa tukazishyira n'undi munsi. Saa 10 nizere ko ndibuze kukubona. Okay babe. See you. Bye. Sheri, ntabwo nari kujyana hara hasi. Nagombye kukujyana muri VIP ariko VIP niho umuntu aba areba hano urabona ko afite view ya dance. Ndabona hasa neza rwose nta kibazo. Yabaye tugere urebe kumeze nako. Abari naho twikicara sibyo? Babe, ndabona atari heza. Cyane ndabona ari heza ahubwo se wabwiwe n'iki? Ahangaha iyo nshaka kwirinda ama stress rimwe na rimwe njya mu cyane nyine ngiye ndabona nakunze ahantu hose ndahabona neza nta kibazo utege neza. Nanjye ndabyishimiye kuba ukunze ahantu naguhitiyemo. Uzanira iki cyo kunywa?
tuzanira amazi ndikumva ari izuba rimeze nabi mubaza nawe icyo ari bufate tukuzana iki cyo kunywa okay nanjye mpfa kunzanira kastoro gakonje yego Ayé mi tèmi bá mi. Ah chérie, comment tu dis les mots? urakoze urakoze okay sheri nanjye se wakunywesha Ayé mi tèmi bá mi. Ako umuntu natumye ibyo kurya bimeze biti ako nanjye sheri ndabona byatinze ndabona babizanye ndumva biryoshye nta kibazo bebe gutambajije impamvu natumije isahani gusa nanjye ahubwo nabyibajije ubundi bimeze gute oya bebe nyine ngiye nari maze ndavuga ni reka ntumize kamwe n'ubundi se ko njye nta kibazo kindi mfite ahubwo yeho rya chérie mon bébé sheri nanjye wagutamye kasi nta kibazo iyo tumwihorere ubundi uyu muntu wawe ni muto bebe twakitahiye se umuntu akareba ukuntu yajya kuruhuka okay nta kibazo reka twigendere karibu Estari wow sheri kumbe hano hano hose bashizemo utuntu bishyashye inzu yarindutse karibu cyane hariya gato bebe hano wabonye tese cyane nyine ndabona harahindutse ko mbere hari hameze ntabwo ari kwa kimeze neza rwose
ndabona ufite na gitari so usigaye uzi gucuranga birana bikora gake ariko ise wava hano ukancurangira nk'uwo baby ariko umucuranga nese kari wowe mfite ni wewe wanjye gerageza umvishe rwose ariko umucuranga wese ukumva nagucuranga ubundi ahubwo se urancurangira iyihe njyana baby rero ndari kugucuranga ariko nanjye hari ikintu ari bumore banza nyine ucurangire yenzi bikore ko imbaza kera kibazo mbega ukuntu uzi gucuranga ntabwo nari nzi ko uzi gucuranga baby nyine subiye twari cyasezeranye ndetse si shiri waretse si wasezeranyije come on shiri bikamufungurire Aye, meet me, but me. Hey, Jesus Christ of Nazareth.